hatekerezwa ku kugira uruhare mu gukumira ikibazo cy'abana batagana ishuri n'abarivamo kubera ubukene. Urugo rw'Abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwahisemo kubakusanyiriza inkunga z'abagira neza aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkunga zinyuzwa mu muryango wa Gikristo. Uru rugo ruhuriyeho n'abagira neza umuryango wiswe Rwanda Christian Education Foundation RCEF ngo wasanze kutihaza mu biribwa biviramo abana kutagana ishuri no kurita kuri bamwe. Yes, we found that some of the boys and girls were not getting enough food, and so when they didn't have enough food to eat, they weren't able to perform to the best of their ability in school. Twasanze bamwe mu bana b'abahungu n'abakobwa batabona ibyo kurya bihagije, kandi iyo abana batabona ibyo kurya ntibashobora kugaragaza ubushobozi bafite ku ishuri. Ubwo icyo twagerageje ni ukubabonera inyunganizi y'ibiribwa buri kwezi kugira ngo babone indyo ihagije mu myigire yabo. I don't know all of the scientific or medical information behind this. I'm a doctor of education, but I have seen that boys and girls who simfite ubumenyi bwose mu by'ubuzima, ariko icyo nabonye ni uko umwana utabona indyo ikwiriye adakurikira neza amasomo, bigatuma hari ubumenyi bubatakaza bakanisanga batakiga. They run the risk of missing some key instruction and fall behind academically. Bamwe mu babyeyi bafite abana uyu muryango ufasha bahamya ko ikibazo cy'ibiribwa kitakiri imbogamizi mu kugana ishuri. Ariko muri ubwo buryo ye mu muryango wamfashije ntagira umufasha, umutware wanjye amaze gupfa Imana ingirira neza, mbona uyu muryango wa RCEF uramfasha abana babasha kujya kwiga. Ikirenze kuri ibyo rero baradusura no mu ngo. Nk'uyu munsi ngewe Janine yansuye n'abazungu twari kumwe nabo baradusura, rwose baranganiriza, baranansengera, baranankomeza, banyizeza ko n'undi mwana wacikije ishuri ko bazabasha kumfasha nawe agasubira mu ishuri. Nari mfite isambu nkayihinga ntiyere, noneho ibiryo bikaba bike. Igihe cyaje kugera rero biba ngombwa ko nimukira hano i Kigali. Rero ku mugambi w'Imana byabaye ngombwa ko nza guhura n'abo baterankunga sinenzi ko tuzahura. Nuko abana basigaye bashobora kugera mu ishuri. Ubu uyu muryango uri kugira abana babiri. Abana bo mu miryango ikennye biga mu mashuri abanza, umuryango RCEF ufasha uvuga ko ubagenera ibyo kurya buri kwezi byunganira bike ababyeyi babo baba bafite. Naho abiga bacumbikirwa mu mashuri yisumbuye ngo bagenerwa ibyo kurya mu biruhuko ababyeyi bafata mbere yuko bitangira, byiyongera ku mafaranga aba bana bagenerwa ngo yunganire amafunguro babona ku ishuri. Umuryango RCEF uvuga ko uri gutegurira aba babyeyi imishinga y'iterambere kugira ngo mu gihe kizaza bazabe bafite ubushobozi bwo kwita ku nshingano bafite ku bana. Muri icyo gihe twari dutegereje kugira ngo tubigira imishinga, dushaka uburyo iyo mishinga ibona uburyo bwo gutangira. Twaravuze tutereka dushyiremo ikintu cya emergency cyo kuba tubahaye ifunguro rya buri kwezi, naho ritabatunga ukwezi kose, ariko ribaramira niba baryaga iminsi 15 mu kwezi, tubahe ibindi biryo by'iminsi 15. Ariko muri gahunda yacu dufite gahunda y'uko twe dushaka gufasha ababyeyi, tukabashakira ibyo bakora, tukabashyira mu mashyirahamwe, tukabashakira ibintu bakora, noneho ubu bwabo bakaba responsable w'abana babo. Dufasha ababyeyi kwikura mu bukene, babana twarihiriraga nitumara kubafasha bakagira kuri urwo rwego, na bya biryo twabahaga tubwira ababyeyi tuti uyu ni umwanya wanyu kugira ngo namwe mufate uruhare, noneho twe tugiye ku bandi wenda batagize ayo mahirwe. N'abana 27 bo mu karere ka Gasabo umuryango Rwanda Christian Education Foundation ufasha kwiga ngo biteganijwe ko biyongeraho 10 mu gihembwe gitaha. Uyu mwaka ukarangira bageze ku 100, naho umwaka utaha wa 2018 bakaba 300 kubera uburyo ngo n'inkunga zitezweho kwiyongera. Usibye ibiribwa, aba bana ngo batoranywa mu bandi ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, bagurirwa ibikoresho by'ishuri bakanishyurirwa amafaranga y'ishuri.